Niba nawe utekereza yuko channel history ari ibuto ryo kuri YouTube ugenda ugakandaho maze rigafunguka igakora nk'uko ujya ufungura wenda utundi setting tumwe na tumwe kuri YouTube, uribeshye cyane kuko channel history ntago ari gutyo iteye. Rero nyemera tubane muri iyi video maze nkubwire strategies wakoresha kugira ngo ubone channel history mu gihe gitoya. Nta kindi kintu bigusabye nyine usibye kuba wareba iyi video maze ukumva strategies nakoresheje kugira ngo nanjye mbone channel history mfite abasubscribers bari munsi y'ijana ndetse na video zitarenze 10. Rero nimba uri mushyashya hano kora kuri iryo buto rya subscribe ndetse unakore kuri iryo buto rya like kugira ngo uzajye ubona video nk'izi ngizi z'ubwenge zinyura kuri YouTube channel. Rero ngewe uri kumva nitwa Itino Robert, umwana w'umuhanga mu by'ikoranabuhanga twagiye. Rero mbere na mbere ikintu ugomba gukora mbere na mbere ni ukuba wafungura YouTube channel. Gufungura YouTube channel nabyo birimo strategies nyine ushobora kuba wakoresha kugira ngo YouTube channel yawe ishobore kuba yabona icyo bita channel history mu gihe gitoya. Uburyo wafunguyemo channel yawe nabyo byakwafekta kuba watinda kubona channel history. Reka nkubwire ibintu ushobora kubanza gukora kuri YouTube channel yawe kugira ngo nyine ubone channel history mu gihe gitoya. Ikintu cya mbere, YouTube channel yawe kuba ifite izina ryiza, kuba ifite description ndetse n'icyo twakwita profile picture ndetse n'icyo bita banner. Ibingibi iyo ubyujuje, ibingibi ni kimwe mu bintu byatuma YouTube channel nyine yawe, algorithm ya YouTube ihita ibona yuko YouTube channel yawe nyine ari YouTube nziza kandi ifite ubutumwa. Niyo ugira ngo nyine mvuze ifite ubutumwa wenda ugire ngo mvuze biriya bya gitafu, ariko mu by'ukuri nyine algorithm ya YouTube ihita ibona yuko YouTube channel yawe ifite gahunda. Iyo ifite icyo bita profile ubundi twabyita nka face nyine uburyo YouTube channel yawe igaragara. Nimba YouTube channel yawe yujuje ibyo bintu nkubwiye, umenye uko YouTube channel yawe izabona channel history byihuse. Udahiture ukuramo iyi videos. Dore ikintu cya kabiri uzakora. Ikintu cya kabiri ni ugukora content za original. Gukora content za original ibingibi nyine bizakurinda kuba wakwirinda icyo bita copyright, kuba wabona strike ndetse na za warning, ugasanga nyine YouTube ikwimye icyo bita channel history kubera ko nyine yabonye yuko ukoresha video zitari izawe. Rero iki ngiki nacyo ni ikintu cya kabiri ugomba gukora. Ikintu cya gatatu ni iki? Ikintu cya gatatu ugomba gukora ni ukuba YouTube channel yawe uploadingira ku gihe. Ibingibi babyita consistency. Ibingibi nimba uploadingira video zawe ku gihe, nyine YouTube algorithm ya YouTube nyine izahita ibona yuko YouTube channel yawe ifite gahunda ndetse na audience waba ufite niyo waba ufite abasubscribers 1000 bakamenya ngo video zawe zisohoka saa 12 kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Aho ngo nyine ubuhisemo inzira nziza zo kugira ngo nyine audience yawe imenye igihe uploadingira video zawe. Ndakeka n'iki ngiki kirumvikanye cya gatatu. Ikintu cya kane ugomba gukora ni ugusubiza comment. Gusubiza comment kuno nyine uwandikira umuntu muri comment ukabona yakanzeho agatima, nzabikoramo video munyandikire muri comment, nzakore na pratique y'ivi. Hano ngaha nyine ni audio nyine urabyumva maze ugende ubishire mu bikorwa, ndetse ubutaha nzaze nkora video mbereka uburyo ki ubikora. Rero hari ukuntu wandikira umuntu comment maze ukabona yashizeho akantu k'agatima, bira nyine bituma algorithm ya YouTube ibona yuko YouTube channel yawe ihora iri active, ndetse umuntu gusubije comment nyine audience yawe uba uyitayeho. Ikindi kintu wakora hano ngaha ni ukuba email yawe ihora iri active. Email yawe ihora iri active itangisha comment ndetse unayirayikingisha video z'abandi bantu, YouTube hano ngaha nyine ibona yuko nabwo ufite gahunda. Iki ngiki ndakeka nacyo kirumvikanye. Ikindi nyuma ugomba gukora hano ngaha ni ukuba udasuzugura amategeko ya YouTube. Yewe wasanga nawe usuzugura amategeko ya YouTube ukabushiraho video zitari izawe. Ese bimeze bite? Copyright ukaba ufite icyo twakwita strike ndetse warabonye na za warning nyinshi, uzasanga YouTube hano ngaha ikwima icyo bita channel history kubera ko ibibona yuko nyine uyigisuzugura. Ibaze nawe uramutse ufite umukozi ugasanga umukozi ufite buri munsi umubwira ibintu nabyumve, mbese aragusuzugura. Uri kumva nawe ushobora kuba wamwirukana. Rero nimba ubona iyi video igufashije ntugende udakoze kuri like, subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi binyura kuri YouTube channel yacu.